ibyo navugaga abavuga rikumvikana, ndashaka ko mumbwira nanjye ngo ndyumve. Ndyumve cyangwa nanjye munyumve, ariko twumvikane, tugomba kumvikana. Kuko munsobanurire amateka y'igihugu cyacu, mwese uko muri aha, nubwo mwaba muri batoya, mugomba kuba mwarabyumvise, mufite icyo mubiziho. Ibyo mutumvise gusa amagambo bishobora kuba byarabagezeho ku bundi buryo no mu miryango yanyu. Either hari uwapfushije umuntu, cyangwa se hari ufite umuntu mu muryango wishe. Either way, burya no kugira mu muryango wishe, erega nayo ni amakuba. Burya ntuzakubeshye, icyaha ararana akakiriranwa kigeraho kikamukubita hasi. Nta wica ugira amahirwe, nta wisha ugira amahirwe na busa. Umena ay'abandi, ayawe akakumiramo amaraso. Niyo mvuga. Rero uko twicara tuzi amateka y'igihugu cyacu, tuvuga kuri twe ibintu bibiri cyangwa bitatu. Icyambere, ubundi niyo bitaba ayo mateka cyangwa bikabije, tuvuga amajyambere. Dushaka gutera imbere, ntabwo dushaka kuba abakene. Niba hari ushaka kuba umukene hano, ntabwo ndi kumwe nawe, ntabwo ari. Ntacyo kuramya mu bukene kiriho, kirahari, ntacyo. Icyo ni cyo cya mbere, gutera imbere, abanyarwanda bagatera imbere. Niho nahereye kuri cya kibazo nabajije, impamvu muri 60 na kangahe, imyaka 40, 50 nyuma yaho, umuntu yaza akadusanga tukiri aho dusindagizwa n'umuhisi n'umugenzi. Icyo twari dukwiye kuba tukibaza tukanacyanga. Icya kabiri, kubera aya mateka navugaga, ni ukuvuga ngo u Rwanda rwacu rwarashenywe, rugira amacakubiri, umuturanyi yica umuturanyi. Rwose, ndetse ahubwo muranabizi, hari n'abishe no mu muryango wabo, bakica no mu muryango imbere, bakica. Ibyo ntabwo ari ibintu wafata ku buryo bworoshye kugira ngo duhanagure ayo mateka mabi y'ubwicanyi, umuturanyi yica umuturanyi, umukuru w'umuryango akica abanyamuryango, abamuvukaho cyangwa ufite ukundi bafite icyo bapfana. Ibi ntabwo ari uburyo abantu babaho, twaba tutari abantu. Hanyuma ibi byose tumazemo imyaka, ngenda bihera ko mfite umuryango nkuriye
witwa RPF, hari indi miryango myinshi, abantu bafata intwaro barabipfira, barakomereka, baragera bate, nyuma yaho tukavuga ngo ariko murabizi uko tumeze kose twebwe nk'abanyarwanda ntabwo twabaho umuntu areba undi nk'umwanzi, tugomba gushaka uburyo, kandi ntabwo usibye kuba twarabaye urugero rubi aho ngaho, ingero z'ukuntu abantu baba batandukanye ariko bakabana zirahari nyinshi zirenze. Tukavuga ngo twicara tukaganira, tukavuga ubumwe bw'abanyarwanda, ubunyarwanda nta nubwo ari twe twabihimbye, twarabisanze, twabivukiyemo, ariko twakora dute ikintu cyo gusenya kuba umunyarwanda? Ibyo ababikoze barabikoze, twicyo dushinzwe, intego yacu twese hamwe no mu bandi bayandi mashyaka atari ibyo navuze ya RPF, nabo bagomba kuba ariko babyumva. Ntabwo nzi uwagira ishyaka cyangwa uwagira intego yo gusenya igihugu cye cyangwa se ngo agabanye abantu abacemo ibice. Ntabwo nzi uwo yaba aturuka. N'iryo shyaka nta nubwo twaryemera ko ribaho inewe, ntabwo biba rikwiye kubaho. Ariko noneho ibi byose turabivuze, ndetse ahenshi biragaragara ko bikoze nyuma y'imyaka, bigiye kuba 30 guhera 30 umwaka utaha, irabera 30 uhereye muri 1994. Ibyo tumaze kubaka birahari. Ntabwo narinzi ko hagati aho habonekamo noneho ibisenya bisubiza hahandi. Turacyabafite hirya no hino, turabafite, baratuzungurutse no hakurya y'umupaka hafi aha barahari, bavuga ko bagaruka bakica abo basize batarangije. Icyo ni kimwe, ariko noneho n'uwasagutse mu bagombaga kurangizwa, ntabwo ari wowe nawe wakwifuza kugirira undi nabi, kuko waba ubaye nkawe, kandi icyo utakaza ni kimwe, utakaza abantu ubuzima. Ubumwe tuvuga rero ni uburenga ibyo bibazo, ni uburenga ibyo bitekerezo ibyo bibazo bishingiraho. Munsobanurire rero, kandi ubu ndabivuga, wenda turabivugira hano muri Musanze aho byabaye, byavuzwe, byagize bite, ariko ndibwira ko hagomba kuba n'ahandi biri, ariko naho tuzahagera. Kuhagera kandi turabivuga neza tubiganira, ariko nibiba ngombwa n'imbaraga zakoreshwa kubikemura, kuko ntibishoboka. Ntabwo no mu babikinisha mu mutwe rimwe na rimwe bibwira ngo mumenye ngo murakinira ku makara ari bubotse arabatwika. Ntabwo bishoboka.
ibintu byo kugarura ikintu cyo kwironda kugira gute tuzi icyo byadusigiye ntawe twakwemerera ko bisubira. Ejo bunda so ngiye kumva numva kandi ndabaha n'amakuru gega mwumve. Iminsi yashize nahamagawe n'umukuru w'ingabo arambwira ati hari ba ofisiye nafunze kubera ko bari mu bintu bitasobanutse. Ndamubwira nti ni ibiki, ndamubaza ni ibiki, arambwira ati ndetse umwe muri bo yari yaratumwe hanze ku kazi, nagiye kumva numva ngo ari hano yarabeshye aza mu bintu biraba, ati naho ati hari ibintu biri muri aka karere yajemo izi ni ibiki, ati ngo hari ibintu byazamutse by'amoko byasubiriye kandi abahutu abatutsi bya bindi byarimbuye u Rwanda icyo cyamuzanye hatoya ati noneho bifite indi ntera. Tamaze iyo ntera noneho ni iyi nibwo ambwiye ngo hari abantu hari ukundi babyita mu kinyarwanda ubwoko bundi ni rusange bivuze ibintu byinshi. Ambwira ati hari abantu ati ngo bitwa abakono bashaka kwimika umwami wabo ati namwese okay ibyo bikiraho ibyo ndabyumva bashaka kwimika abami abakono n'uwo musirikare niwe byamuzanye abandi bo hari ubwo wabyirengagiza ukavuga tuzambikurikirana hanyuma, ariko urambwira ngo uwo musirikare uwo mukoroneri yaje muri ibyo ati ndamubwira ntiwagize neza kubafunga yafunze bari nka 2 cyangwa 3 ntiwagize neza kubafunga ariko mukurikirane mumenye ikibazo icyo ari cyo mumbwire kirenzaho, ni kuko iyo ibintu bimeze bityo haba hari ibindi birenze biri inyuma. Nicyo kintu cyahereye ko kiza kandi koko twaje gusanga ibintu bindi byinshi birenze n'ibyo ubwo ndaza kubigeraho nabyo. Barakurikirana bigiye kuvuga bati ndongera ndamuhamagara nabwo ariko bambwiye ko wafunze umusirikare abasivili bo bari babirimo byagenze gute ubu arambwira ati ni nkumbwira ati abasivili je simbashinzwe ndamubwira nto kintu ibyo ndabigufasha noneho ibyo bindekere genda bashinzwe bose. So mpamagara muri za ministeri bishinzwe baza mu nkurikirane ibi bintu umenye niki. Hatangira barambwira naka yarariyo naka yarariyo naka nande akambwira bamwe bavuye i Kigali bavuye muri kapitali nta nubwo ari abahano abandi ni abacuruzi abandi ni ndavuga si ibintu ko bati ndetse na Gatabazi wahoze ari gavana Gatabazi saba umukono nuko nubwo nawe naramuhamagaye Gatabazi iki yasize ibintu yaso nabapi nawe buri umukono uri igisambo gusa
ugomba kuba utazi n'icyo uri cyo wowe abo bambwiye bose ngeze aho ndabahamagazaga ndabicaza nasanze n'abantu benshi ari abo muri RPF mbwira mpamagara SG Secretary General w'umuryango RPF nabwo nishakira aba bantu bose ndashaka kuvugana nabo baraza ndababaza mwebwe nimumbwire mwagiye mu biki of course urumva nta n'ufite igisobanuro bajyaho bavuga ubusa ubwo n'agatabazi nyine yari yicaye aho nawe nawe namuhamagaye muri abo bose n'abandi na Vice Mayor ni Vice Mayor muri aka karere wa Musanze nawe yararaho ndabaza Mayor Vice Mayor ni ibiki wagiyemo atangira arambwira ngo nagize ngo barabyemeye ngo barambwiye ngo babitangiye uruhushya ntibande akananirwa kubisubiza ntubaze se wowe uri Vice Mayor uwagiye kukubwira ngo babitangiye uruhushya ninde ni Mayor ni Guverineri ninde agacece kati niko bambwiye gusa no ahubwo bari bakwiye kuba bagusaba uruhushyaga kuko nagize ngo bavuze ngo uri Vice Mayor wari ukwiye kuba waratanze uruhushya cyangwa wararwimanye uri umuyobozi naho urambwira ngo barakubwiye ngo babitangiye uruhushya ngo nawe ujyayo Vice Mayor wagiye mu bintu utazi kubera ko byatangiye uruhushya kandi uri umuyobozi aho ndumva ntangira kumva ko hari ikibazo kigomba kuba kitoroshye ariko aho ngaho ndababaza noneho igihe bitaragerana kure ndashaka ko mumfasha tukumvikana ubu koko mwarironze nk'ubwoko muragenda murahura mujya gushyiraho umuyobozi wanyu sinzi n'ibindi mwagombaga gushyiraho cyangwa iki reka mbabaza akantu kamwe u Rwanda ko rufite bene ayo moko menshi ubu nibujya gucya undi nawe agahamagara ubundi bwoko bwe undi nawe agahamagara ubwoko bwe n'undi ubwo ariko niko hagendamo abapolisi abasirikare nka kwa kundi umwe bafashe ba Vice Mayor ubwo ni ukuvuga ngo buri umwe arajya mu bwoko bwe sibyo hanyuma murasigarana ikihe gihugu murasigarana iki none se abantu barasaze niko ubu pe ba bandi mwebwe muvuga ko muvuga ari kumvikana mwavuze iki noneho ko ntacyumva ijambo mwavuze ni iri ubu twese uko twicaye aha twigabanye mu moko yacu hanyuma tugende dutyo ariko tubaho muri uru Rwanda none se urumva wabikora rwa Rwanda nta kibazo nabazaga urwo Rwanda rukazageraho rugera na busa muri ya majyambere navugaga nicyo natangiriye mbazaga ya myaka 40 50 60 ugasanga u Rwanda Afurika iracyari aho yari iri cyagihe abandi baragiye erega cyabishubije inyuma ni iki ngiki ubu ikintu cyo kwironda
mu moko cyaje gite mu buryo bw'amajyambere, mu buryo bw'ubumwe bw'abanyarwanda, gifite uwuhe mwanya? nimukinsobanurire, hagira ukinsobanurira. ariko munansobanurire na cya kibazo nabajije, uko twicaye aha twese, buri wese nashaka kwireba mu bwoko bwe arasanga bufite. Reka tuvuge hano turasanga hari amoko 10, twigabanye mu moko 10 ko twicaye aha. nituva aha n'abo dusanga hanze nabo tubagabanye gutyo. Ikibazo nabajije, u Rwanda rurasigara ari u Rwanda, bari cyo munsubiza. Igikurikiraho murakizi, nimara kugabana 10, umwe yatwaye abe, undi yatwaye, undi yatwaye abe, igikurikiraho muracyumva? Muraza kurwana, murabirwanira muga, kuko kandi muraza kurwanira, naba n'urwanira muri byinshi, umwe agira ibyo atwara n'undi akagira ibyo atwara, ariko muraza kurwanira mu busa. Mutwara ubusa hasigara ubusa, ariko ubusa mvuga nuko namwe muba mutakiriho. Nimwe ba mbere muza kuba casualties, nimwe nkomere za mbere. So nimumbwire rero abayobozi mwicaye hano, mwicara muri ibyo bintu mukabiganira, mukabiherekeza, mukabivuga, mumbwire twageze aha dute, mwageze aha mute, abantu bagera aha bate? Nicyo nshaka ko munsobanurira. Cyangwa se n'abandi, niba wowe uri umwere, witwa ngo uri umwere, abo bandi bakugejeje aho gute? Wowe ureba he? Kuki utanga? Kuki utavuga uti ibyo mukora ntabwo ari byo, ntabwo dukwiye kuba dukora ibi ngibi? Kuki murakurikira gusa muri intama? Murakurikira nk'intama gusa, nujya kukuroha mu cyobo uramukurikira akakurohamo ukagenda. Bayobozi mwebwe mumbwire, njye navuze narushye, nanjye ndashaka ko mumbwira, ariko munsobanurira. Ubu umuntu azajya aza abashore mu cyo bagenda barundemo, mumwemerere mugwemo. Ntimugira kuvuga muti ibyo ngiye gukora ntabwo ari byo, ntabwo ariko twatozwe, si byo tuzi, cyangwa se ibyo tuzi byaduteye amakuba ni ibi ngibi urabitugaruriyemo. Muranyumva ariho? Nizere ko mudasinziriye gusa. Ndashaka ko munyumva. Ibi ni ibintu bikomeye, ntabwo ari ibintu byo gusinzirana. Reka rero nongere nkataze mbabwire, bwa mbere nkibyumva ibyo naketse, ndabwira n'abantu, ntuma n'abantu, minisitiri yavuze ngo narabatumye, naravuga ngo ariko nimujye hariya ahantu mucukumbure, mutege amatwi abantu mwumve. Hagomba kuba hari ibibazo bindi birenze, bimaze n'imyaka. Iki ni urabizi, iyo uri aho ibyo nahoze mvuga byo gukubura umwanda, iyo utawukubuye ngo uvaneho ukaguma
utwikira bigeraho umwanda ukaba mwinshi, umunuko ukaba mwinshi, ugapfumura bya bindi uhora ushyira hejuru, ukagusanga aho uri hose ugatangira kumva ariko hari ahantu hari ikintu ibyo nabyumvise nk'ikintu cyarenze, kitangira kunuka ariko ari kinini kurusha uko tucyumva. Baza hano rero, haza abantu benshi barakurikirana, bakora iperereza, bavugana n'abantu benshi barenze ba bandi bavugwaga cyangwa baregwaga. Icyo bacukumbuye ni iki nacyo ntumva ukuntu abantu babaha bakabana n'ibyo bintu, ntihagire ubibona, ntihagire usanga ari bibi cyangwa unusanze ari bibi akicecekera. Icya mbere, uwo mwagiraga umuyobozi w'umuryango, ntabwo ari umuyobozi w'umuryango gusa, waje kumbwira ko ni nawe ufite bizinesi zose, iyo bita tendazi mu kinyarwanda ni iki? Amasoko. Nguwo niwe ubona n'amasoko ya leta gusa, cyangwa se niwe utwara 80% y'amasoko, abandi bakagabana 20%. Ndavuga ibyo bibaho? Ngo niko bimeze. Okay. Kandi bimaze igihe. In fact, icyo bivuze ni ukuvuga ngo erega n'ubundi kubera ko afite ubwo bubasha, ibintu byose ari we bitwara, afite n'ayo mafaranga, ayo niyo yamugize n'umwami, nta nubwo ari ikindi. Ibyo kuvuga ngo ni uko ari iki mu muryango, mu bwoko, ibintu biganaho ibindi biri nyine. Ubwo niko byagenze. Nkabaza se abandi bigenda bite? Abandi barabyemeye, barekera iyo, ariko bageze aho nabo baratekereza, baravuga ariko aho kugira ngo tuviremo aho, natwe reka twishingire ibindi. Abandi nabo ubwoko bwatangiye ari bwa, erega hari differentiation mu zindi ndimi, hari bya moko yacu yatumaze, Abahutu, Abatutsi, Abatwa, icyo ni kimwe. Ariko na clans, Kono, Abanyiginya, Abega, n'Abashamba, Abasinga, Abazigaba n'iki, nabo babyita ubwoko. Ariko reba ukuntu ikintu cyo gutandukanya iteka aho kibera kibi. Ibi byatangiye byitwa ngo ni ubwoko bw'Abakono bwagize butya, n'uyu bamugira umukono bagiye kwimika, kandi niwe watwaye amasoko yose. Barangije bivaho bijya muri bwa bwoko bundi. Ubu twagize ikibazo cy'ayo moko gutyo, turangije tujya noneho no mu cy'Abahutu n'Abatutsi. Urabyumva how dangerous it is? Byavuye muri clan, alright, birangije byarushya biranyerera bijya no muri ethnic. Ibyo nibyo bacukumbuye baje kugeraho. Okay, aba bagiye muri ibi baduheje, natwe tujye muri ibi.
either as a survival cyangwa nko guheza nawe. Ubu mwicaye muri ibyo bintu bibaho, tukajya duhura mu nama, nkaza hano tukaganira tukavuga ibiki, naho mwicaye hejuru y'iki kirunga murinumiye gusa, muracecetse ntagira ubimenya. Murabyemera, murabyimika. Ubu najyaga nza hano kenshi, yaba kubasura cyangwa nzanywe n'ibindi, naho mwe muri hasi murikinira mutya, muri mu moko, twahura bakavuga amahame ya RPF, bakavuga ibiki, bakavuga ibintu byose. Namara kugenda mukanyerera mukajya mu koko kweli. Ariko noneho reka mbaze n'ikindi ibyo gusa se. Hanyuma nza kumva ubwo mu byageraga baza no kumbwira andi makimbirane nayo yubakira kuri ibyo cyangwa ashingira kuri ibyo. Bambwiye ko hari n'ubundi butumvikana, abantu bagera batya bakaragira inka ze cyangwa ihene cyangwa iki, bakazagera mu myaka y'abantu, ntagire n'uvuga. Wajya kuvuga uravuga, wajya gucya undi akaba yafashe umuhoro yagiye gutema amatungo y'abantu. Ubu urumva ukuntu mugenda musubira inyuma hahandi muri ya mateka, ariko murabyumva, mukanga mukajyayo kweli. Ariko izi nzego zindi za leta, mwebwe ndabona bambaye uniform hano, polisi, ame, intelligence, byarinze bigera hano, mwebwe mureba he? Mwari namwe mwari mubirimo or what? IGP ndakureba aho byarinze bigera aha, abapolisi ba hano bakora iki? Nabo babirimo? Nabo bari babirimo. Yes, kuko aba RDF nabo numvise bari babirimo nyine, ni nabo bafunze. Byamara imyaka ingahe? Bose babijyagamo muri communities zabo zitandukanye. So mwese mukabibamo, mugaceceka, ntihagire umuntu ubivuga, ntihagire, bikazamenyekana ari uko hari ikintu cyaturitse gusa. Tabaza mwebwe bayobozi mwicaye hano, munsobanurire, ariko muze gufata umwanya munsobanurire abantu. Ubu twebwe aho twavuye twaje gusubirayo gute nyuma y'imyaka 30? Mwabishimyemo iki? Ariko nabyo niba hari icyiza mwabibonyemo mwashimye, nimukitubwira natwe tubone iyo nyungu. Kandi washimye, wabonye ikintu gifite akamaro, urakihererana. Kuki utagishyira hanze tukakimenya natwe? Bayobozi bari hano, muransobanurira. Ntabwo turi buva hano mutabinsobanuriye. Turaharara twicaye dutya. Njye namenyereye kurara amajoro, ntacyo bintwaye. Wicarana namwe murinde bucya, ntegereje ko musobanurira.
musobanurire uko byaje, icyo mwashimyemo nako ntabwo ari uko byaje, uko byagarutse, kuko twarabigize. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikintu cyatugwiriye tutazi, ariko nimumbwire ukuntu mujya muri ibi bintu by'umwanda w'ubu bwoko, umwanda waturimburiye igihugu cy'abantu, mukongera mukabugarura gute? Mubugarura mute? Ariko noneho wenda hari ababiyoboramo abandi, ariko mwese ubu n'abanyarwanda bandi bose abantu babakorana ibyo byarimbuye igihugu, muri aho ntimubibone, cyangwa mukabibona mukabona ko ntacyo bitwaye. Birashoboka. Ubu twataye igihe, imyaka 30 tumaze twataye igihe, cyangwa miliyoni y'abantu yapfuye ubusa, byari nk'ibintu gusa, ubuzima miliyoni nayo ugira utyo ukigizayo ikagenda gusa ukikomereza ntacyo bikubwiye. Musobanurire. Erega sinzi, biraza gusa ni, ariko si ubu kuko mwebwe namwe mwisuzume, mumbwire mwe igihugu cyanyu murashaka kukimera gite, murumva mumeze muti, murumva muri bantu ki? Byageze aho abantu, umuntu umwe aza agatwara ibintu byose byo mu karere bikaba ibye, mukamuramya, byo mukabyemera, inzego zose, abantu bose. Then ikindi kikaza, abantu bakajyaho bakishyira mu magurupe, umwe ati biriya by'abatutsi batangiye bakora ntacyo twabikoraho, ariko reka natwe twigire, natwe tujye mu bindi. Hakabura ubakiranura hakabura yaba mu ruhande rumwe cyangwa urundi, yaba hagati, ngo avuge ati sigaho, ibyo ntibibaho pe. Uko mwicaye ndabona muri benshi cyane, muri nka angahe, 400 cyangwa 800, mukaburamo umuntu pe, mukaburamo umuntu wanga ati sigaho, ntibishoboka. Mukaba mwabaye abantu b'ubwoko butatu. Uwa mbere ubyemera akajya ku ruhande rumwe, n'uwa kabiri ubyemera akajya ku rundi, uwa gatatu wenda utabyemera ariko udashaka kwiteranya akicecekera. Ubu nibo bantu dufite. Undi bavuga ati bitampitana, ntabwo bimbirimo, ariko nta nubwo nzabivuga bitaza. Ubu nuko dufite aba bantu batatu gusa muri mwe. Wenda hari n'aba kane bashobora kuba batanabizi, kubera ko nta nubwo bazi biriho ku isi, biberaho uko bibereyeho. Ntuzagire ibyo babaza, babona bwira bakabona buke. Ubu igihugu kikayoborwa n'abantu bameze gutyo,
cyangwa kikagira abantu babayeho gutyo. Reka mbe ndekeye aha mbanze numva ibyo mumbwira.